Nongeye kugusuhuza wowe ukomeje kudukurikira hano kuri Karame Nanone TV. Biravuga ko M23 irimo izamuka ku musozi witwa Rundu ikomeza igenda gufata uduce dutandukanye. Ikindi kandi M23 yongeye kwakiranwa n'urukundo rwinshi n'akadiho gakomeye n'abaturage bo mu gace kitwa M23 rero yasohoye itangazo mu masaha make ashize aho yashishikarizaga Kongomani bose aho bari mu mpande z'isi zose kuza bagafatanya kubaka igihugu, ndetse yahamagaye n'abanyepolitike, ihamagara n'abagize imitwe itumvikanaga na leta ya Tshisekedi kuza bagafatanyiriza hamwe bakubaka igihugu. Iyi message rero cyangwa se iri tangazo M23 yasohoye wahita uryumvamo ibintu byinshi, ukwibaza se M23 yafashe igihugu ko noneho irimo guhamagarira abantu aho bari mu mpande zose kuza bakifatanya nabo. Ni ukuvuga ko M23 se yafashe igihugu yakuyeho ubuyobozi bwa Tshisekedi. Bimeze bite? Ni iki gituma M23 irimo guhamagarira abantu bose aho bari bose ngo nimuze, noneho gerekaho no guhamagara imitwe ya politike itumvikanaga na leta ya Tshisekedi, dore ko harimo imitwe myinshi itandukanye itavugaga rumwe na leta, ndetse harimo yaba n'inyeshyamba zitwaje intwaro ariko zitavugaga rumwe na leta ya Tshisekedi. Nubwo imirwano itangiye bose bahise bihuza bagatangira kurwanya M23, ariko mu bigaragara harimo bamwe batavugaga rumwe nawe. Abo bose rero M23 yabahaye kwishyira bakizana, iravuga ati nimuze dufatanye kubaka igihugu, nimuze duteze imbere igihugu cyacu. Wakibaza rero se M23 ko irimo guhamagara abantu bose noneho ubu yamaze gufata igihugu, iri tangazo nirisobanuye ngo nimuze igihugu tugiye kugifata, nimuze mudufashe. Tshisekedi se byaba birangiye M23 imukoze nk'ibyo Laurent Desire yakoze mu mbuto? Ni amateka se arimo agenda yisubiramo. Bukavu yose turayifite, twafashe Bukavu ntimugire ikibazo, niryo tangazo abantu bategereje. Ariko noneho si iryo tangazo isohoye, ahubwo isohoye itangazo ryo guhamagarira abakongomani bose aho bari bose mu mpande zose z'isi kuza bagafatanya kubaka igihugu. Reka ngusomere. Ni itangazo nyine ryanditswe na FCM 23. Batangiye bagira bati turahamagarira abantu bose bakunda igihugu cyacu cyangwa se abanyagihugu bacu. Turahamagara abanyepolitike ba Kongo. Ngo nuvuga ngo iyo bavuze abanyepolitike ba Kongo hazamo nyine na ya mitwe nakubwiraga, cyangwa se abanyepolitike yaba abavugaga rumwe na leta ya Tshisekedi cyangwa se n'abandi batavugaga rumwe na leta ya Tshisekedi ariko bashaka kuza kubaka igihugu. Nabo M23 yavuze ngo turabahamagara mwese, amatsinda cyangwa se abandi bantu bose bakoreraga hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese nimuze dufatanye kubaka igihugu. Yababwira ati nimuze dufatanye muri iyi ntambara twemererwa n'itegeko nshinga. Ni nkaho bakamaza abantu ubwo bakabwira bati nimuze, nta tegeko riduhana rihari, ibi turimo gukora byemewe n'itegeko nshinga, nimuze turwane ku burenganzira bwacu, nimuze turwanye iyi leta ya Tshisekedi, cyane ko bo bavuga ko leta ya Tshisekedi itigeze itorwa n'abaturage, ya numwe kunomwa no kuvuga ngo yashyizweho. Rero M23 yo yakomeje guhamagara abo bose wumva, iravuga ati nimuze, ibi biri mu itegeko nshinga, ntimugire ubwoba, ntawe uzabahana, nimuze dufatanye turwanye iyi ntambara, dukure ubutegetsi bwa Tshisekedi. Urumva rero iki ni ikindi gitego cyangwa se iyi n'indi trike nziza cyane kuba M23 noneho itangiye no guhamagara abizi b'abanzi ba Tshisekedi. Usibye ko itigeze ivuga abanzi gusa, yavuze abantu bose. Ubwo nuvuga ngo yaba abari bafitanye ikibazo na leta ya Tshisekedi cyangwa se yaba n'inshuti ze zishaka kwitandukanya nabo. Urumva M23 yashyize hamwe muri rusange, iravuga ati nimuze dufatanye. Ndetse bakomeje banabasobanurira, barababwira bati nta kindi turimo kurwanira, iyi guverinoma mbi, iki gitugu nuko gukurura amacakubiri, nibyo turimo kurwana nabyo, nibyo dushaka gukuraho.
ndetse M23 yakomeje isobanurira abo ngabo irimo guhamagara kugira ngo imeze nk'ibamara ubwo irababwira ati iyi guverinoma mbi irangwamo amoko irangwamo ruswa niyo dushaka gukuraho. Ni nk'aho bakababwiye ngo nta kindi turimo kurwanira ni ukugira ngo igihugu cyacu kigire umutekano, igihugu cyacu kirangwamo ruswa icike, igihugu cyacu kirangwamo amacakubiri bicike, twese tube umukongomani umwe, dushyire hamwe dukorere hamwe. Nkwibutse ko M23 imaze igihe kinini ivuga ko leta ya Tshisekedi yigwizaho imitungo, uretse ko atari na M23 gusa bivugaga, n'abatavuga rumwe na leta ya Tshisekedi barabivugaga ko leta ya Tshisekedi yigwizaho imitungo iyo n'umuryango ye ndetse n'izo nshuti ze zo hanze nyinshi bakigwizaho umutungo wo muri Kongo, hanyuma abaturage bamwe na bamwe ntibabone kuri uwo mutungo w'igihugu. M23 rero ibyo nabyo bigarutseho mu itangazo ryayo, iravuga ngo ibintu byo kwigwizaho umutungo no kurya amaruswa ibyo byose turimo turabirwanya. Ikindi kandi urabizi ko leta ya Tshisekedi ishinjwa guha intwaro urubyiruko rukiri rutoya, abana bakiri batoya. Ngira ngo hari warabibonye ku mavideo menshi, abana batoya b'imyaka 13 15 bafite intwaro ndetse no muri za wazarendo. Ibi nabyo rero M23 isa nkaho yabigurutse mu itangazo ryaho, yavuze ngo ndetse tukarwanya. Ubwo urumva muri ubwo buryo bavugaga umutungo w'igihugu ukoreshwa harimo nuko kugura intwaro zo gupfa guhereza abaturage gusa batazi no kurwana, harimo n'abana batoya ukabahereza intwaro gusa zo bashobora gukoresha barimo biba cyangwa se bari no mu bindi bikorwa bibi. Ibi rero byose M23 nubwo itabyinjiyemo ngo ibisobanure byose, ariko usesenguye itangazo ryayo ihamagara abakongomani aho bariho bose ngo baze bafatanye kubaka igihugu, ni nk'aho ari byo yashatse kuvuga, cyane ko leta ya Tshisekedi ishinjwa guhereza. Leta ya Tshisekedi byagaragaye ko ifata intwaro igahereza abaturage bose. Warabibonye umunsi M23 itangira kurwana isa n'izamuka Bukavu, kuntu bahamagaye abaturage bose bakaza bagafata intwaro zo kugira ngo bajye kurwana. Urumva n'utazi kurasa n'iki, usibye ko buriya bavuga ko abaturage benshi bo muri Kongo baba bazi kurasa kubera kubana n'inyeshyamba cyane, cyangwa se kubera kubana n'imitwe myinshi itandukanye iba muri kiriya gihugu. Bahamagariraga rero abaturage bakaza bagafata intwaro ngo zo kwirwanaho. Ibi byose rero M23 byarayibabaje, nabyo ngo biri mu byo bagiye kurwana nabyo. Nanone M23 yagarutse ku byaha bikorerwa inyo ku muntu ndetse n'ivangura iryo ryo ryose. Hari abakongomani bavuye muri kiriya gihugu bahunze ihohoterwa bakorerwa na bagenzi babo, cyangwa se nyine iyicarubozo ku muntu. Ubwo bavuze inyo ku muntu haba hari ibintu byinshi mwagiye mubona, ahantu abakongomani bafata umuntu bakamutwika, mwagiye mubona aho bamukubita mpaka apfuye, gufata umuntu bakamurasa gutyo gusa. Ibyo byose rero M23 yavuze ko nibaza bagafatanya kubaka igihugu biri bucike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje kandi bwira abaturage ko iyi ntambara irimo ari yo kubohora abaturage. Bakomeje bavuga bati AFC M23 irimo irakora uko ishoboye kugira ngo bakomeze barwane ino ntambara yo kuza impinduramatwara muri iki gihugu cya Kongo, kugira ngo abaturage bongere basubirane ubuzima, kugira ngo babohora baboshye, birukana amacakubiri, ndetse banahashye leta ikora ibikorwa by'iterabwoba, kugira ngo bashyireho leta nziza umuturage wese yibonamo, umuturage wese areba akabona barangana bose, nta byo gutoranya, nta by'amacakubiri. Niyo mpamvu rero M23 yavuze iti nimutahe, nimuze dufatanye dukureho leta ya Tshisekedi, dushyireho leta itubereye, dushyireho leta idatoranya, dushyireho leta itarya ruswa, dushyireho leta itigwizaho umutungo. Mbese twese tube abaturage bashyira hamwe, tube abaturage basenyera umugozi umwe kugira ngo twubake igihugu. Ngayo nguko rero niyo mpamvu M23 yahamagariye abanyagihugu bose. Urumva rero ako kantu ko guhamagara abakongomani bose ikavuga iti yaba ari
imitwe yigenga, yaba ari abari imbere mu gihugu mwese, cyangwa se n'abari bari muri leta ya Tshisekedi, mwese abashaka kuza nimuze dufatanye, nimuze twubake igihugu. N'indi tirike ikomeye cyane biri buze gutuma abanyepolitike benshi cyangwa se abandi bakongomani bari bari inyuma y'igihugu bavuga bati ba bantu koko barimo bararwanira amahoro ubwo baduhamagaye. Ushobora no gusanga biri buze gutuma hari n'abari bwikure mu gisirikare cya Tshisekedi, yaba bari bahunze cyangwa se bari bagifite umugambi wo kurwana, bakavuga bati reka dusange bano bantu ubwo barimo kuvuga ko bagiye kubaka igihugu, ubwo badatoranya, atari kuvuga ngo bagiye gufata igihugu bakiharire bo ubwabo, ariko bakaba barimo guhamagara bati nimuze dufatanye. Biri buze gutuma abakongomani aho bari mu mpande zitandukanye bavuga bati ba bantu nta mutima mubi, nta kindi kibazo, reka tubasange dufatanye nabo kubaka igihugu. M23 rero ikomeje kwishimirwa n'abakongomani batandukanye. Ejo twarabibonye generali Byamungu ageze mu mujyi hagati, ukuntu abaturage bamwakiriye baririmba bakira zirangabo za M23 bavuga bati karibu karibu. Twarabibonye ukuntu babakiriye babaha amazi, twabonye abanyamurenge ukuntu bishimye bavuga bati ntitugipfuye. Mbese wagiye ubona impande zose aho M23 igeze abaturage bayishimira. Uyu munsi rero none M23 yongeye kwishimirwa n'abantu bo mu bwoko bw'abashi bo muri Kongo, agace ka Nyangezi. Aka gace ka Nyangezi ni agace gatuwemo n'abashi benshi. Nuza kumva indirimbo baririmbye mu kavideo baririmbaga mu kavideo turi buze gushyiramo, uraza kumva ko bararirimba igishi. Ni ikirimi cy'abakongomani b'abashi batuye muri Kongo. M23 rero urumva ikomeje kwigwizaho ikintu cya mbere gikomeye, urukundo rw'abanyagihugu. Noneho rero wakongeraho ako kantu ko guhamagara abakongomani bari hanze, ivuga iti nimuze twishyirireho ubuyobozi, nimuze twitorere ubuyobozi bubereye igihugu cyacu, bitandukanye n'indi mitwe ubundi rwanira gufata ubutegetsi ihita ivuga ati ni twebwe twakabye, ni twebwe, ibi ni ibyacu, ibi bimeze bitya. Ariko M23 yo siko bimeze, ahubwo irimo irahamagarira abanyagihugu ivuga iti nimuze dufatanye kubaka. Mu gihe M23 rero yari irimo isohora iryo tangazo ryo guhamagarira abanyagihugu ngo baze, noneho leta ya Kinshasa nayo yasohoye itangazo ryemeza ko uyu mujyi wa Bukavu uri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya, aho yanditse ku rukuta rwe rwa X asaba abanyagihugu, asaba abakongomani ngo aho bari gufatana mu runana. Ikindi kandi yizeza abakongomani ko mu minsi mike bari bwisubize uduce twose M23 yafashe. Ibi rero ese koko leta ya Tshisekedi irisubiza utu duce M23 yafashe? Imirwano se yabigiye kongera kubyuka ikongera igasubira ibubisi? Bikomeje guteza impungenge rero, aho amahanga akomeje gusaba leta ya Tshisekedi kujya mu bwumvikana na M23 imirwano igahagarara. Urumva niba leta ya Tshisekedi ivuga iti turisubiza uduce twose M23 yafashe, kandi M23 nayo ikavuga iti turakomeje tuzamuka tujya Kinshasa, byanga bikunda imirwano noneho igiye kugera aho ikomera. Ibi rero biteye impungenge ko abaturage bashobora kubigenderamo, kuko urumva nihabaho uko leta ya Tshisekedi ivuga iti tujye kwisubiza umujyi wa Bukavu cyangwa se n'utundi duce imaze gufata nk'uko babivuga, nk'uko Patrick Muyaya yabivuze, biraza gutuma habaho indi mirwano bigasubira ibubisi. Ngayo nguko rero nayo matangazo birenje kugusobanurira. Itangazo rya M23 ihamagarira abaturage, ihamagarira abakongomani aho bari hose mu mpande zose z'isi kuza, ndetse n'abanyepolitike cyangwa n'abatavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kuza bagafatanya kubaka igihugu. Ariko kandi guverinoma ya Tshisekedi nayo yasohoye itangazo, cyangwa se umuvugizi wa guverinoma ya Tshisekedi Patrick Muyaya wanditse ku rukuta rwa X avuga ko yemeza ko koko umujyi wa Bukavu ufitwe n'inyeshyamba za M23, ariko agasezeranya abakongomani ko bari bugerageze ibishoboka byose bagasubirana uduce M23 ifite. Ndagushimiye rero.